Kaze cyane hano ni kuri Arduan mumeze neza muraho murakomeye muraho murakoma niko abanyarwanda bavuga aba diaspora mwari mukumbuye iyo mvugo yo kuvuga ngo muraho murakoma nuko nkuko ntangiye rero basuhuza abantu badukurikiye mwese kuri Arduan abo dusanganywe abashasha mutugezeho bwa mbere muhite mukora subscribe mukore kuri ako kazogera kugira ngo tujye tukomeza tubane mu bindi biganiro mwaranadushigikiye mwaraduteye iteka niko tuvuga yego. Hanyuma rero ngewe nitwa Diane Naomi ni ngewe tuba turi kumwe kuri iyi channel rwose buri munsi mbibutsa ko ibiganiro byacu biba kabiri mu cyumweru ni kuwa mbere no kuwa kane saa 12 za nimugoroba ku masaha ya hano mu Rwanda, ariko aba diaspora namwe mushobora kubibona igihe cyose mugiriyeho, kandi rwose turabashimira ko muhaba mudushyigikira umunsi ku wundi, ibiganiro ducishaho no kuri comment zanyu, like, share, byose turabashimira kandi tubasaba kugira ngo mukomeze mwiyongere muri benshi, mudusharingire benshi batumenye, benshi batwumve, bamve ibyo tuvuga, bumve ibiganiro byacu kugira ngo dukomeze kwaguka, ko niyo ntego yacu no kugira ngo dukomeze kwagura ibitekerezo by'abantu batandukanye kandi dukomeza kubaka n'umuryango nyarwanda. Uyu munsi rero nanone nagiriwe umugisha, nagiriwe ubuntu bwo kuba ndi kumwe na Cynthia. Cynthia uraho neza? Nukuri ndaho. Urakomeye? Ndaho ndakomeye n'abakunzi bacu bo kuri Arduan ndabasuhuje. Ubuse ntago babibona. Hari ukuntu ngo abantu urengeye kubwira ngo urabyibushye, ariko abantu benshi hari ukuntu iyo ubwiye umuntu ngo urabyibushye cyangwa se ngo urananutse ngo babyumva mu buryo bwa body shaming, ngo uri umuntu ari kugushaminga nyine yamaze nk'ari kukumwaza, ngo hari ukuntu abanyakigali n'abadakunda umuntu ubwira ngo urabyibushye, kubyibuha ngo ni bibi. Mana yanjye ko ukuntu ngiye nkunda kubyibuha, abantu mubona mbyibushye mujya mubimbwira ko mbyibushye, ko ndabikunda kunda kubyibuha pe. Nkubwire mu buzima uko uri ukubona wisanze, bikunde wikunde utitaye nyine umuntu nakubwira ngo umeze ukuntu ubiha umwanya. Ese ubundi kuki abantu byegereza umutima cyane? Ubyegereza umutima nyine abatabikunze ntago aba yikunda, ntago aba yariyakiriye uko ameze. Ariko ibyo bintu njyewe byumva i Kigali cyane ashaka, kandi mwese reka kubwereka Imana iba yaragiye kukurema gutya ibireba. Abarokore bavuga ngo yateyeho inyama. Iyo nyama iba yarayiguteyeho itagiye kuyitira ahandi, ukumva rero yishimire wifiringe. Nunanuka nyine nabwo uzananuka uvuga ati ntacyo nubwo nanutse nigeze kubyibuhaho, ntukumve ko ari ikibazo. Njyewe nari mvuze ngo ibyo bintu byo kumva ko umuntu ngo urabyibushye kumva ni ikibazo banza biba i Kigali gusa, biba mu mujyi. Kuko mu cyaro iyo umuntu ngo urabyibushye uhita wishima, abavuze ko nyine umeze neza nta kibazo ufite rwose. Uranyibutse wese bo mu cyaro benshi bakunda kuba bafite size imwe, babyibushye cyangwa bananutse, bakunda kuba bafite size imwe, batabyibushye cyane batanananutse cyane, barimo hagati baba barya neza. Buriya kugira ngo uzabone umuntu uri mu cyaro wabyibushye ahandi bagira bamwita kibonke. Uwo muntu sinzi mbanza muntu cyangwa ngo ubone umuntu wumye ko umuntu anuka kuba neza ukabona yabaye nk'urukwe. Mu cyaro ntago bapfa kuhaba. Ariko njyewe niyo mpamvu niyo babonye nk'uwo muntu aturutse i Kigali bahita bavuga turasidira mwishe, yarananutse. Asidira mwishe yavuye mu cyaro ameze neza none dagiye no kandi bikabitandukanye no mu mujyi. Mu mujyi ho ngo bashaka kunanuka ntabwo bashaka kubyibuha, ariko njye nekundira kubyibuha. Mana nanjye naranutse igihe kinini, naranutse igihe kinini biranambihira, nawe urabizi ukuntu bimbihira rwose. Kunanuka sinkibishaka, ndashaka kwibyibuhira. Nimubona ko mbyibushye nimukajya mumutinya kubimbwira mujye mbwati urabyibushye asa neza mbese. Uko kuntu byibushye ugumye aho ngaho murengaho sunanuke byaba ari sawa cyane. Sindengaho na gato rwose uko birakubere. Ase ushaka kurengaho gato bose nurengaho gato nkangana nkawe ndakuje. Nurengaho gato ukagira ugatwita ubwo zajya ubasha kugenda. Abantu babyibushye ukuntu bitera ubunebwe, igihe umuntu aba yumva adafite imbaraga kumva
ukumenya nk'umuntu urwaye ukiryamira ubunebwe gakwiye. Njyewe nakora ko nabayeho nanutse, abantu bose banzi barabizi pe. Nabayeho nanutsa numva kunanuka nabihaza. Ako njye bibaze ko ubyibushye cyane wazana na ryajosi ndakubwira. Oh yari gataberamo. Ryajosi biza rikagira gutya nk'iry'abana hano yari kizana y'imihiro. Ibintu by'imirongo gutya. Oh ya. Bambibana amatama yaza amaso agapfukego ko mwana. Kugenda bikanga. Shana bizagera kuri urwo rwego. Waye tujya muri siporo kandi ndakubwiye mkurije nanjye umumba ndi gukora siporo utabona nkano kungu. Nongeye ko gukora siporo atari ibintu byanjye mana gukora siporo. Iyo natari ifoke ubwo siporo bari. Siporo ni ifoke. Nuko rero nuko tangiye ikiganiro Cynthia mwamubonye turagaruka mu kanya na topic. Hanyuma rero tujya tubona muri societe hari igihe bijya bibaho ko umuntu ashobora kubyara wenda atarageza imyaka y'ubukure cyangwa se anayifite ariko akabyara atari yashaka umugabo. Kuko muri societe nyarwanda tuzi ko umuntu ubundi abyara iyo afite urugo. Ugashaka umugabo, wamara gushaka umugabo ukabona kubyara umwana akavukira mu muryango. Ariko kandi bijya bibaho ko umuntu ashobora kubyara atabana n'umugabo. Udeke kuvanga adafite umugabo kuko ntago ndaba yarayiteye aba yarayitewe n'umugabo, ariko noneho batabana. Umugabo aramufite yego ariko ntago babana. Niho kera habagaho ikintu cyo kuroha. Umuntu watwaye inda muri ubwo buryo reka ndeke gukoresha amagambo bakoreshaga kera, ariko umuntu watwaye inda muri ubwo buryo bakamuroha, bakajyana mu cyuzi ngo bakamuroha. Rero n'ubungubu nubwo ibyo bitakira byo kuroha abantu, ariko kubyara bijya bibaho ko umuntu abyara atabana n'umugabo we, batarasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko, nyine batabana nk'umugore n'umugabo. Bijya bibaho. None tugiye kurebera hamwe ese imyitwarire y'abo bantu babyaye babiwabo bitwara bate? Imyitwarire yabo se ni myiza, iranogeye? Bagerageza kwitwara nk'abantu bazi gufata inshingano, ngamenye ko umuntu amenye ko yabyaye, amenye ko agomba gufata inshingano, amenye kurera uwo mwana yabyaye? Cyangwa hari abantu birengagiza ko babyaye bakigira nkaho batarabyara? Tugiye kubiganiraho tubirambure, ariko kandi buri gihe mbabwira ngo no muri comment namwe muzajya mutubwira ese mubibona mute. Ikiganiro ntabwo cyanjye na Cynthia gusa, ahubwo namwe mudukurikiye muzajya mutubwira uko mubyumva. Cynthia twagiye tubwire wowe bibona gute? Rero mara yanjye ni ukuri muri rusange urubyiruko rurimo rurabyara muri iyi minsi pe bakagombye kwisubiraho, kuko birababaje. Nk'urugero hari umwana w'umukobwa twari duturanye aza gutwara inda, nyine niho nabibonye ndavuga ati sha pe mu by'ukuri ibi bintu birakabije. Yari afite ababyeyi umva babakene, baba bari barabyaye abana 12. Ewe nawe yongeraho undi, nawe yongeraho basi 13. atwara ise nyine yabonaga imiguruko ngo afite, kamubwira ati wa mwana we wagiye ucisha make ibintu buri mati nibagutera inda umwana uzamujyana. akavuga ati ntusakurize wagasaza we muri kumva agiye gutya nyine baye barayimuteye koko byanyambye. Kandi akiri n'umunyeshuri gusa amahirwe yigaga imyuga. Arangije bamuteye inda aratwita, arayihisha muri karitsiye. Kwa kuntu nyine urabizi hari ukuntu abakobwa babibaransa muri karitsiye iyo nta kintu bitaye. Ubundi uzatwarira umureba ubu warashushe akibaransa. Rero ubwo yagaragaye yenda kubyara, nibwo yagaragaye muri karitsiye akabona ari kwikatisha. Bajya bari bambwira ati hari igihe ukora udusiporo ntukagume mu rugo gusa. Rero aza kubyara. Amaze kubyara uzi ikintu cyantangaje, mama we bajya gukingiza umwana niwe wagiye afashe umwana. Mama w'abari ukenyera ibitenge, uwo mukobwa yambaye agakanzu kagera bene hano hejuru y'intege, urabyumva? Umuntu utarabyara. Ariko nyine
umuntu ubyaye na vuba ariko se sinibaza niba kwa muganga se babyigisha kwa muganga barabyigisha ubundi umuntu ufite umwana w'akabebe aba agomba kuba afite igitenge kwanza ugomba kugendana igitenge kuva ukimara kumenya ko utwite n'umuntu utwite agomba kuba akifite ngaho ibaze noneho wabyaye ugiye gukingiza mu bandi babyeyi umwana ari kwitwa buriya yari ataranakira neza uzi ukuntu agenda atagataga ibaze noneho ko wambaye ikanzu igera hejuru y'intege ugenda ugize utagataga nta n'igitenge mama wari wakenyeye igitenge ari nawe guterura uyu mwana ahubwo se yajyagahe iyo nyina ako yari kumwonsa nicyo kibazo iyo asigara mu rugo n'ubundi ndetse ababazwe ntibagira nibaba basangisha mu rugo ahubwo ubundi nk'urukingo rwa mbere kubera ko umubyeyi batarakira undi muntu niwe umujyana yaba ari papa we cyangwa se undi muntu muri bane urukingo rwa mbere nyine umubyeyi kaba atarakira sibyo ariko ibaze yambaye nyine aramushyigikiye reka nkubwize ukuri hari ibintu biba ndabyemera pe yari yamushyigikiye cyangwa yari yamunaniye abakobwa bakora mu makosa ariko ku buryo umuntu atwaye inda uramwihoreye sibyo ase ari kumugera utasenti oya se buretse erega buriya umukobwa ubyaye twavuze ko hari ubundi bwenge yunguka hari ubundi bwenge bo yunguka kuko aba ari kureba umwana akabona yuko noneho ibintu byahindutse agatekereza kure akumva yuko ibintu yikoraga ari umukobwa atakongera kubyigora sibyo gute wowe mubyeyi wakwemera guherekeza umwana wawe uzi ko yabyaye yambaye uko nguko erega nta nubwo ababyeyi ntabwo baseka wa mukobwa wawe baseka wowe baba bari guseka ariko aregera umwana kwigiraho inshinzi ukamubwira akangakumva gute umuntu yakwigiraho inshinzi ari kubabara umuntu yagiye kugisemura ajyana sibyo noneho tuvuga ko yaba adafite n'impuhwe umwana ubu se aba ari ikigoryi bimeze gutya nukuri babona barahari yigira inshinzi akigira incenge bamubwira ati yumve n'umuntu ufite n'uburwayi akanagutuka ahubwo n'umuntu ufite uburwayi sibyo nawe arashoboka iyo yabyaye sibyo ni abantu ujya ubona baba bafite uburwayi abana n'uburwayi bakarwana bakagira gute yabyara akamenya guterura umwana w'agacisha make hari umuntu rero no ubyara ukagira ngo yangeso yari afite nayo yayibyaye yikubye kabiri oya reka rero burya nkubwire bisere ngewe natekereje ko uriya mubyeyi amushyigikiye oya sha iyo amwihorera akamubwira ati sasa rero guma hano cyangwa se wijyane ariko uzi umukobwa wijyane njye ntabwo nkugira uruhande reka nkubwire senti buriya hari igihe umubyeyi agira impuhwe akavuga ati uyu muntu ntabwo ari bitwaza umwana aracyarwaye ntarakira urumva yamubwira gusigara mu rugo akabyanga ubukobwa bw'ubushinzi burahari akanamutuka ambwira ati ryama umwana mujyane akabyanga yambwira ati warakenyera igitenge akabyanga ati ndakujya inyuma hari abakobwa b'ubushinzi gute uwo mukobwa yaba inshinzi umuntu abaye inshinzi atarabyara arabyaye abaye inshinzi uzi ko hari n'umuntu noneho unabyara agategeka mama we urumva akajya akomeza akamutuka urumva akajya akomeza akamutuka nyine akamubwira ati waje konsa umwana reka akomeza akamutuka noneho ugasanga nyina niwe ugiye kumusaraba ko kurera wa mwana hari abakobwa b'inshinzi senti b'inshinzi ngenda bazi b'inshinzi wa muntu wakunda uko akunda uvuga ngo iyo umuntu yabyaye noneho ngamenya ubwenge kagashyira agapira hasi noneho akaba umuntu muzima ariko noneho yabyara bwa bushinzi yari afite buke ku biciro nk'igihumbi noneho akajya ashinga neza ibaze yuko nyine sibyo ubwo umwana iyo bikomeje uko gukorera umubyeyi akamureka akamushyigikira tayari n'ubundi umwana aramuta akigira hari igihe aba atamushyigikiye senti yabuze ukuntu agira umwana arakunanira ngaho ntacyo n'abakunzi bacu iki kiganiro bazakira ngaho batubwire n'ukuri kw'Imana nk'ikintu inama ikwiriye abafiyemeri ubu ngubu iki kibazo nicyo turiho bitwara nabi ariko hari n'abitwara neza abafiyemeri barakabije hari abitwara neza yego bakamenya abana babo bakamenya ko nyine babaye abantu bakuru bakamenya ko bagomba kurera abana ariko hari n'abana ntabyara ukagira ngo nyine reka nkubwire diya abo bitwara neza nibo twakagombye kwigiraho abo tubashime tubareke akabaye kuba icyitegererezo sibyo nyine niba uzi ko ibyo bintu bikubayeho ukaba ubyaye ukaba ubizi neza ko hari undi mukobwa wabyaye akaba yita ku mwana w'umwana we akaba aricyo kintu cya mbere akaba yitwara nk'umubyeyi mu gihe umwana we akiri umubebe kubera iki wowe utamwigiraho ukumva yuko ukiri umwana ugomba kurerwa n'iwanyu kandi warabyaye n'undi mwana
ukumva yuko nyine nta cyahindutse ukiri umukobwa. noneho hari n'abandi bantu rero abyarana n'umuntu wenda uwo muntu babyaranye ntamwiteho cyangwa se akamwihakana. urumva yamwihakana wamujinya akareba we aretura umwana ugasanga yanga umwana pe yanga umwana we kubera ko ise yamwihakanye. urumva kandi umwana nta ruhare yabigizemo. bajya kugutera inda ntago yari ahari. uriya mwana abarengana rero ugasanga uramwangira ko ise nawe yakwanze yakwihakanye yanze umwana. urumva umwana akabigenderaho. hari ikintu uba wagakwiye gukora nyine uba wagagombye gukosora amakosa wakoze sibyo. byibura niba ubuze urukundo rwa se wakuryarya akagutera inda byibura gerageza uruhu umwana wawe azakure neza avuga ati byibura nubwo ntabonye papa ariko nagize mama. unamenye ko kandi umwana ntabwo wamugishije inama ujya kumubyara. ibyo byaha byawe wakoze reka umwana areke kubizira. kandi ikindi n'iwanyu nabo nta ruhare babigizemo. ntabwo byigeze bakubwira ngo va mu rugo ugende ujye kumanika akaguru. uri kumva nibyo uzanasanga bene abana bagira batwara inda ni ba bandi iwabo birirwaga babwira buri munsi bamuhana bamwicaza bamubwira ntako batagize. ibaze ko aba ari na wa mwana iwabo bahereza buri kimwe cyose ashatse atari kuvuga wenda ngo yagiye bamutera inda kuko yabuze ikintu runaka. nigeze kumva ndetse muri corona igitangira hari abana ngo bateraga inda ubwo uvuze nk'icyo nibuka ngo bateraga inda kubera agapfukamunwa ngo umuntu yamuguriye agapfukamunwa akagenda akamusambanya akamutera inda. ni ukuri kw'Imana shaka abagabo n'abo ari abana babi ni ukuri agapfukamunwa ka 500 akavuga ati nagenda mu nzira baramufata. uretse ukuntu bafataga abantu batambaye agapfukamunwa nagenda mu nzira baramufata. ikindi kandi 500 ntayafite yo kandi muri corona abantu bibanaga babaga bashyushye kuko babaga babizi ko abantu bose n'abafite akazi bicaye nta kintu bari gukora babaye imbura mu marumva babaga rero barekeye. urumva bigatuma rero nk'abagabo baprofita abantu muri ubwo buryo agapfukamunwa ka 500 mw'abantu mwe shana nabyumvise birambabaje. nuko icyo kiba ari igikomere umuntu aba atazakira. ubuse kuko umwana yavuka yamara gukura ukamubwira ngo papa wawe twajwe n'agapfukamunwa noneho kandi kubwo ibaze umuntu utakigurira agapfukamunwa ka 500 abyaye umwana azamugurira n'umwenda na mituweli azahita ajya se basi ngo abyarire kwa muganga nibura kuko batanga make. ni ikibazo cyakora nyine pe urubyiruko rw'ubu kuko nyine gutwara indabyo ntabwo byapfa gushira sibyo. ariko byibura akagombye gukora ikintu kimwe akita ku mwana we akamenya ko ari we ugomba kumukorera akamukobokera akamuhereza buri kimwe cyose akagabanyiriza ibibazo iwabo. ariko reka nkubwire gute iwanyu bihangana bakemera bakabana nawe n'inda bakajya barara bahangayitse bavuga ati isaha n'isaha ashobora kugira ikibazo bakabaho umugabo wawe atari wayiguteye wagutereranye. warangiza umwana yamara gukura ukaba ubateye agahinda aho kugira ngo byibura ukomeze ubafashe unakore cyane. byibura bazanavuga ati uyu mwana wacu ibintu byamubayeho byaragisida nta ruhare yabigizemo cyane sibyo. cyangwa se nubwo byamubayeho yabigizemo uruhare ariko yamenye ubwenge ubu nta nubwo yanabisubira. byibura icyo kintu cyaba ari sawa. ugasanga ibaze ko hari n'utinyuka niba uwo nguwo wa mbere akuze akabyaraho n'uwa kabiri n'uwa gatatu. ikindi kandi abantu tugeze mu isi abantu bakwiriye gukanguka mu bitekerezo ugakanguka ukamenya ubwenge ukamenya icyo ukwiriye gukora n'icyo udakwiriye gukora. nimba ugiye gukora n'ayo mabi yawe tekereza kabiri utekereza uvuga uti se ahantu havuyemo umwana ese nk'uyu muntu turi kumwe anteye inda byagenda gute. utekereze kabiri kuko abana tubona babayeho nabi bari ku mihanda batitaweho akenshi uzasanga bitewe na ba mama wabo bababyaye muri ubwo buryo usanga batabitayeho. wenda hari n'aba bari mu ngo ugasanga n'ababyeyi nabo ntabwo bumvikana umwana akahitamo kwigira mu muhanda. ariko aha ngaha turimo turavuga wa fiyemere abantu babyara batabana n'abagabo babo. ese wenda tuvuge nimba ugize so ndabyita ibyago hari abajya ngo ni impanuka ariko sibwo ni impanuka. rega bari ibyago ni impanuka ntekereza ko nta mukobwa ujya utwara inda muri buriya buryo ngo abyishime. ntabwo abyishime kuko buriya
akimara kumva ngo aratwite ubundi ntekereza ko ahita ajya nko muri koma nyine y'akantu ubwonko bwe bugahita bwikanga ukuntu. ariko njyewe numva byaterwa n'imyaka ufite. Ntabwo njye numva ko nimba uri umuntu mukuru sibyo uzi ubuzima bw'imyororokere ukuntu bukora. Wumva ko nimba ubonanye n'umugabo nta kintu utekereza aho ngaho hagati aho. Ese ntago umugabo cyangwa nabyo ndavuga ngo nashidutse ariko navuga ngo nashidutse. Wizeye umuntu washidutse wari usinzire. Wizeye umuntu umwizeye bamwizeye iki aba yizeye ko atayimutera. Ntabwo nsobanura baganira bakavuga ati ntabwo ndi buyigutera ati ntabwo ntenda ku manywa ngenda bayitera nijoro. Bose nta babyeyi bajya batwara inda abana babo bakiri impinja ryane ku kiriri se ku kiriri. N'ababyeyi ujye ubona bazitwariye ku kiriri harya buriya kari akanya tuvuge ko aba yibagiwe igisaba yishimiye guhita atwara iriya nda ako diya kuki njyewe nzi ibintu sinzi impamvu bure oya ku kiriri reka nkubwire ku kiriri hari igihe wenda tuvuge umuntu aba atari yajya murona nimba atekereza kuzayijyamo akabona arayijyamo urumva none niba uba utarayijyamo kuba iki wemera kubonana n'umugabo wawe none se utanirinze ni ukubera iki koyite kuko nsubiza reka mbarize n'abandi bantu bashobora kuba batazi iki kibazo oya aho ngo biba bimutunguye. Ikindi kandi abana n'umugabo umunsi ku wundi hanyuma wowe udafite umugabo uba wishimiye kurera izo mpanga ntacyo ukazi ariko ufite umugabo niba uravuga uti mfite umugabo wari ubizi neza ko hari abantu bisubiza inyuma mu iterambere. Barahari urakoze cyane barahari rero wivuga ngo nuko ari umugabo hari n'igihe n'umugabo none wahita guca amazi akakuraho akabona ariko uwo ngo nasanzwe ari igikoko ntabwo aba akwangiye kubera ko wabyaye indahekana abasanzwe n'ubundi atagukunda akusete uri rukundo abagukunda ariko reka burareka bakaba ntabwo bakunda akajagari sibyo na kuki waba yayiteye ibintu bituje kuki waba yayiteye ndabona ari wowe wabaye se ni wowe kibazo ni wowe kibazo wowe wayisamye ni wowe kibazo wayiteye ntabwo ari ikibazo. Umva twibereye ku bafiyemere tureke gutandukira ngo tujye kuvuga ibintu tugana tukavuga ibindi ariko no turi kureba ese ubundi umufiyemere akwiriye kwitwara gute. hari umufiyemere twakoranye ikiganiro hano yitwa Josiane inshuti yanjye byatanye ntiwamubonye. Josiane nakunze ukuntu afite story nziza afite story y'ukuntu nyine yatwise nawe atabishaka ariko akarera umwana we mama we akamushyigikira. Umva rwose ibaze ko afite umwana mu wa gatandatu primaire we yarakoze ajya kujya segonderi. Urwo rero ni urugero rwiza rw'abantu bameze nka Josiane na famiye baramufashije umwana we amera neza. Rero mpamvu dukoze ikiganiro kugira ngo n'abandi bose ushobora gutwita yego ariko no mu gihe watwise urabyitwaramo gute wigira uwo mwana victime ngo umugire ikibazo yimugira ikibazo kuko mwana ntago azi icyo azava ntago azi ngo azaba iki ntago azi ngo azamufasha iki mu gihe yakuze yaramufashe neza. Yego nakore cyane naharanire gukora cyane ashimisha amaraso yo kwita ku wamuteye ibikomere. Erega buriya reka nkubwire iyo uwagusubije inyuma mu buzima akubonye warateye imbere nicyo kintu cya mbere kimubaga. Na nyakubahwa wacu muzehe rwose biriya bintu ajya bivuga ajya avuga ati wowe niba ushaka kubabaza umwanzi wawe tera imbere kora utere imbere nicyo kizamubabaza. Rero nawe iyiteho wite ku mwana wawe hanyuma umva umukunde wikunde urebe ko utamera neza. Noneho uriya waguhemukiye asigara nyuma ari kubaza ngo se uriya byagenze yashatse umugabo ese hari undi muntu umwitaho ari kubaza amakuru yawe nese ntabwo ujya mva nk'umuntu ukwanga yaguteye inda nyuma yabona batangiye kumera neza akagaruka ngo ni shitani yari yacutse hari n'abo tujya tubanirega abo bafiyemeri babyaye ukabona umugabo araje aramusabye aramukumva akamukwa nyine bikarangira babanye. Ubundi cyambere hari n'umuhungu buri utera umukobwa inda ari kugira ngo amutestinge arebe avuga ati ariko ubundi uyu muntu aramusabye yavamo umugore umeze gute yabona nyine uri umuntu muzima wakwita ku mwana wabasha guhansoringa ibibazo byose uciyemo agahita avuga ati uriya ubwo niwe mugore. Hari n'igihe gushaka ari ukubera umwana cyane. Rero reka tubashimire
Cynthia wakoze cyane kubana natwe, abakunzi bacu rwose mwakoze gukurikira ikiganiro naho ubutaha mukomeze mudusharingire, mudukore subscribe, comment zanyu, like zanyu, ni ukuri bitera imbaraga zo kubaha ibintu byiza. Mwakoze rero, namwe mu comment zanyu muzishyire mutubwire ibyo twavuze mutwara nk'uko mubyumva. Naho ubutaha rero, Cynthia turagushimiye cyane, ikiganiro naho ubutaha, bye bye.